mu minsi yashize byari byoroshye cyane ndetse no mu myaka yashize ni ikintu cyari cyoroshye cyane kugaragaza umuntu ubaha Imana cyangwa se ujya gusenga n'utajya gusenga. Byari ibintu byoroshye cyane kuba ushobora guhita ubatandukanya ukavuga uti uyu nguyu ajyayo cyangwa se ntabwo ajyayo, ukavuga ngo uyu nguyu yubaha Imana cyangwa ntabwo ayubaha, kubera ko abantu bajyaga mu rusengero bari bazwi. Umuntu akajyayo azi neza ko agiye gusenga kandi akajyayo azi neza ko yitandukanyije n'ibibi, anitandukanyije n'abagendana n'ibibi, mbese avuye mu nzira y'abadatunganye akajya gukurikira Imana avuga ngo umutima wanjye wose nkuhaye Imana. Ariko kuri uyu munsi biragoye cyane kugira ngo ube wamenya ninde ujya gusenga ninde utajyayo, kubera ko abantu bose basigaye bafite ishusho yo kwera, ariko nyamara bamwe bahakana imbaraga zako, abandi bakubaha ndetse bakemeranya n'imbaraga zo kubaha Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa 10 umuntu agomba kwirinda igihe cyose yagiye mu rusengero urwo ari rwo rwose, ari urusengero usanzwe usengeramo, ari urusengero rukwegereye, ari urwo wagiye gusura cyangwa se bagutumiye ngo ugende ugire icyo uvuga, cyangwa se ujye gusura ubane nabo mu materaniro, cyangwa se ujye gusara hamwe nabo. Amakosa 10 ugomba kuba wakirinda kugira ngo bikubere byiza, kuko ahantu hitwa ho gusengera ni ahantu hateye ubwoba, ni ahantu hatandukanye no mu kabari, ni ahantu hatandukanye no mu kabyiniro, hatandukanye no mu gihu cyangwa mu irimbi, hatandukanye no mu rugo cyangwa se mu muhanda cyangwa se muri parike, ahantu ushobora kujya ugakora ibyo wishakiye byose. Dore ibintu rero 10 ugomba kuba wakirinda kugira ngo bikubere byiza, kuko imikino yose abantu bashobora gukina bayikinira ahandi hantu, ariko iyo byitwe ko ari imbere y'Imana nubwo umuntu yaba atayubaha, burya ni ikintu cyo kwitondera cyane. Ikintu cya mbere ni ukuvugira hejuru cyangwa kuvuga byinshi bidakenewe. Mu nsengero haba hari ituze n'icyubahiro ubusanzwe. Iyo umuntu agezemo agatangira kuvugira hejuru avuga ibyo ashaka, yajya kuvuga akazamura ijwi akarenza abandi, uba usanga bitamuhesha icyubahiro cyangwa se bitagaragara neza mu bantu baba bicaye aho ngaho baje gusenga Imana yabo, kuko buri muntu aba yaje gusenga aje guha Imana icyubahiro cyayo, Imana asenga, Imana yubaha, Imana yumvira. Ni byiza rero ko umuntu uwo ari we wese, yaba agiye mu rusengero rw'abagatolika, rw'abadivantiste, rw'abakirisitu muri rusange, cyangwa se rw'abayisilamu, cyangwa rw'abahindu, cyangwa se rw'abandi hose aho wajya, no mu Bushinwa cyangwa mu Buyapani cyangwa se ahandi hose, ni byiza kuba wakubaha urusengero rwabo, ukirinda kuvugira hejuru cyangwa se ngo uvugiremo ibintu bidakenewe, kubera ko bisanzwe bizwi ko kuva na kera kose Imana zibasha kumva. Hariho Imana zifite imibiri, hakabaho n'Imana z'ibidafite imibiri. Ni byiza rero kuba umuntu yaba amaso, ntavugaguzwe ibyo abonye cyangwa se ngo apfe gutera urusaku kuko yiboneye, ari mu rusengero urwo ari rwo rwose, cyangwa se ari mu musigiti n'ahandi hantu abantu bahurira bagiye gusenga, kuko aho hantu bivugwa ko haba hari imbaraga zindi zirenze iz'umwana w'umuntu. Kuvugira hejuru rero cyangwa kuganira cyane bihungabanya abandi baje kuhasengera cyane, ndetse no kumva ijwi ry'Imana baba baje kumva. Bituma rero abantu batabona umwanya wo kwibanda ku by'Imana kandi ariyo bajeho. Tekereza wagiye imbere ya perezida, yajya kubona akajya abona uri kuganira na mugenzi wawe muryana inzara, sinzi ko uwo muntu byamugwa amahoro. Niyo mpamvu kwirinda cyane ari ngombwa ahantu ho gusengera. Ikintu cya kabiri, gukoresha telefone mu buryo butari ngombwa. Urugero, kwandika message, gukoresha social media, ugasanga umuntu yagiye kuri Facebook. Ntabwo bikwiriye iyo umuntu yagiye mu rusengero runaka, cyangwa se gufata amafoto abantu batabihera uburenganzira. Akenshi aba ari amakosa. Hari igihe cyabaye muri Kenya, igihe habaga ibitero by'ubwiyahuzi. Iyo umuntu yazaga agafata ifoto mu rusengero, babaga bazi ko aje gufata amafoto kugira ngo azatange amakuru, hanyuma hazakorerwa ibitero by'ubwiyahuzi. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bibujijwe, ni ibintu bitarebwa neza. Niyo ufashe ifoto akenshi baraza bakayigusibisha, kubera ko baba banga ko hari ikindi kintu kibi cyazaba giturutse ku ibyo ngibyo umuntu yakoze. Ukabona umuntu ari kuri Facebook ari gucatinga n'abandi, ari kureba amafoto cyangwa se video, kandi ngo yagiye mu rusengero runaka. Ntabwo biba ari ngombwa rero, ngo bituma abantu batakaza focus cyangwa se kwibanda
ku by'Imana bakabangamira abandi, bigatuma badasenga neza Imana baba baje gusenga, bigatuma yabareba nabi. Kandi buri muntu yaje imbere y'Imana aba yaje kugira ngo ayiramye, ayikeze, ashakishe ibyiza byaturuka ku Mana bikamugeraho, cyane cyane nk'imigisha n'ibindi. Ikintu cya gatatu twaba twavuga ni uguseka cyangwa gukora ibintu bidafite uburere cyangwa se uburemere bwiza bwo kubaha Imana. Hari abantu rero bagera mu nsengero cyangwa se muri za kiliziya, mu byumba, mu musigiti, ugasanga baraseka cyane, baseka ubusa, baryana inzara, batera urwenya, batera ibiparu, ariko ngo ntabwo biba byagakwiriye, kubera ko baba bashobora kwikururira umujinya w'Imana iba iri gusengerwa aho ngaho, ugasanga ntabwo byabagwa neza. Iyo abantu rero baza baseka cyane cyangwa se bagakora utuntu dusetsa abandi mu gihe cy'amasengesho cyangwa se cy'inyigisho cyangwa se cyo kumva ubutumwa nyine bagiye kumva, bigaragaza ko abantu batubashye Imana cyangwa se batubashye aho hantu n'icyo gikorwa barimo, ukabona ko batacyubashye by'ukuri. Ikintu cya kane dushobora kuba twareba ni ukugera mu rusengero cyangwa se mu musigiti umuntu atinze, icyo twakwita ngo ni lateness, kuza nyuma y'uko abantu batangiye gahunda cyangwa se barangije gufata ibyicaro, batangiye gukora ibyo gusenga uko basenga, batangiye kuririmba, mbese igihe batangiye gutuza bari guturiza Imana yabo, umuntu akaza yinjira yatanya abahirika bavuga ati nimwegereyo. Akenshi burya ngo riba ari ikosa rikomeye, atari uko ari abantu gusa babyanga, ahubwo ngo n'Imana zabo ziba zishobora kubareba ikijisho cyangwa se ngo ntizibashime. Ni byiza rero kutiteza umujinya w'abantu basenga cyangwa se w'Imana izo ari zo zose, waba uzubaha waba utazubaha, ni byiza cyane kubyirinda kuko ntago byaga umuntu neza, bituma habaho guhungabanya gahunda kandi bikerekana ko by'ukuri umuntu adaha agaciro icyo gikorwa. Katurebe ikintu cya gatanu, kwambara imyambaro idakwiriye, kwambara imyambaro iteye isoni, urugero cyangwa se itubahirije umuco n'icyubahiro by'urwo rusengero. Reka mbe nakubwira ko urusengero urwo ari rwo rwose, umusigiti uwo ari wo wose, ahantu abantu bajya gusengera hose, mu ikoraniro iryo ari ryo ryose, kiliziya ari yo yose, igira imyemerere igomba kwambara, y'imyenda igomba kwambara, y'inkweto igomba kwambara, y'imisokoreze yaho igomba gusokoza, imyitwarire y'abantu, ibintu byose biba biri kuri gahunda, ari byo bita ngo ni disipurine y'itorero cyangwa se ya kiliziya cyangwa se y'idini. Bituma rero iyo umuntu aje, urugero yambaye umwenda umwambika ubusa cyangwa se yambaye inkweto zisakuza ku buryo akandagira aturutse inyuma n'umuntu uri imbere akamwumva, icya mbere birangaza abantu, bigatuma n'uwo muntu atakaza icyerekezo cyo gusenga, bigakurura rero ko ibitekerezo bidakwiye bitangira kuza mu mitima y'abantu, kandi by'ukuri baba baje guteranira imbere y'Imana yabo, baje no kwiha imitima yabo. Iyo umuntu aje rero asakuza, afite imyambaro abandi bahita barangara bakareba, murabizi ko iyo abantu bambaye ubusa abantu bakunze kubareba cyane bakabitegereza. Ni bibi rero, bivugwa ko ari bibi ko umuntu yaba yambaye imyenda ituma abandi bamurangarira cyangwa se bamwibazaho, ngo bituma atwara icyubahiro Imana yari butware, ngo akaba ari ukiha. Ashobora kujyana ikibazo n'Imana rero abantu baba baje gusenga, ndetse n'imyuka ibiri aho ngaho ibibaherekeje, kuko igihe cyose ahantu hateraniye abantu benshi haba hari n'indi myuka ihateraniye. Ni byiza rero kutiteranya nayo kuko ishobora kugwa umuntu nabi atarebye neza. Icya gatandatu naba nakubwira ni ukuvuga nabi cyangwa kunenga abayobozi mu rusengero cyangwa mu ikoraniro. Hari abantu baba barigize nyirandabizi, barigize abazi kuvuga, barigize abantu bazi kunenga, kuko muri iyi minsi abantu bose babaye abasesenguzi, abantu bose babaye abacamanza, abantu benshi bigize ko bazi ibintu byose, ndetse bazi kwiterera no mu byo batazi cyangwa se bazi kunenga n'ibyo batatangiye kandi batanabizi by'ukuri. Hari abavuga rero nabi, bakavuga nabi abashumba cyangwa se bakavuga nabi abashehe, abakuriye imisigiti ndetse n'amadini, ndetse bakanavuga n'abandi bantu nabi mu nsengero cyangwa se aho nyine bagiye gukoranira. Bitera rero amacakubiri kandi bigatuma hatabaho ubumwe n'ituze mw'abo bantu baba bagiye mu iryo koraniro. Ibyo ngibyo bivuga ko ngo imana z'abo bantu ziba zishobora guhindukira zikabareba nabi. Ngira ngo uribuka igihe
Miriyamu mushiki wa Mose n'abandi bantu bari kumwe batangiye guseka Mose bavuga ngo yarongoye umugore w'umunyegiputakazi. Nibyo koko yari yarongoye umugore w'umunyamahanga, ariko kuba baramusetse Imana ya Mose itabakunze byatumye itabishimira ndetse barwara ibibembe. Ni byiza rero kuba maso, umuntu akirinda kuvuga umuyobozi uko yaba ateye kose, yaba amugaye, yaba atabona, uko yaba ameze kose. Ni byiza kutamusuzugura cyangwa se ngo umuntu apfe kumuvuga amagambo uko yiboneye, kuko bishobora kumukururira umujinya w'Imana nubwo yaba atayizi. Reka tube twareba ikintu cya karindwi: kudaha agaciro gahunda. Urugero nko kuririmba, gusenga, gutanga amaturo, gupfukama, kunama n'ibindi. Kuba umuntu ari mu ikoraniro runaka ariko atitabira ibikorwa runaka aba yahamagawemo ngo atange imisanzu yerekeranye n'ibyo bagomba gukora, kandi yarayobotse iryo dini, yarakurikiye abasengera mu iryo dini, akenshi bavuga ko biba atari byiza, kubera ko kwitandukanya n'abandi, ngo umuntu witandukanya n'abandi akenshi aba afite ibyo ararikiye kandi bitari byiza. Ni byiza rero gukurikiza gahunda. Umuntu yaba atazumva, yaba atazemera, akahava akajya kugisengera cyangwa se guteranira ahandi yaba abyiyumvamo, kuruta uko ajya kwirahuriraho amakara y'Imana abandi basenga nubwo we yaba atayumva. Kuko rimwe na rimwe usanga izo mana basenga zifite imbaraga n'ubushobozi bwo kugira ibyo zikora, guhana ndetse no gutanga imigisha. Kugira ngo murabizi cyane ko bibaho. Katurebe icya munani: gukora ubucuruzi cyangwa ibikorwa bitajyanye mu nsengero cyangwa bitajyanye no gusenga. Hari ahantu bagurisha ibintu runaka, bakazana iby'akazi mu nsengero, ugasanga gahunda z'isi nizo bazanye mu gihe cy'amasengesho, bagatangira kuzana ibindi bintu by'ahandi, bakazana ibintu bimeze nko gucuruza nyine. Uribuka bamwe ngo abo Yesu yakubitiye mu rusengero yasanze ngo bacuruza inuma, bacuruza ingurube n'ihene n'intama, ngo inzu y'Imana barayihinduye iguriro. Yafashe imigozi arabakubita, inuma arazigurutsa ndetse n'amatungo arayasora, afungura ibiraro, amatungo aratatana. Ni byiza rero kudakorera ubucuruzi, gucuruza amabombo, shikarete, ibindi bintu bitandukanye aho abantu bakoranira, kuko bishobora gukurura umuvumo ku muntu uri kubikora nubwo bwose yaba atabizi. Bituma urusengero rutakaza intego yarwo, aho kuba ahantu by'ukuri ho gusengera, ahubwo hakaba ahantu nyine h'ubucuruzi, kandi ntibiba bikwiye. Turebe icya cyenda aricyo kibanziriza cya nyuma: guca abandi intege cyangwa se kubacira urubanza. Hari abantu bareba abandi uko bambaye cyangwa se uko basenga, bakavuga ati bara ntago bazi gusenga, barabasenga ibintu bitari byo, bari abantu barayobye, ntago basenga amasengesho nk'uko bikwiriye. Ibi bintu rero binyuranye n'urukundo n'intego zo gufashanya mu kwegera Imana, kuko urubanza ntago ari umuntu ukwiye kurucira abandi, kuko ahubwo abantu bose ngo bazacirwa urubanza imbere y'Imana. Iyo umuntu atangiye kujya mu mwanya w'Imana rero agaca urubanza, Imana ngo bizacure urubanza. Ni byiza kutiteranya n'Imana ngo umuntu afate inshingano zayo, kandi ari Imana izabikora. Reka turebe icya nyuma, ari nacyo gikomeye, ngo kutita ku isuku n'imyitwarire y'ahantu. Urugero, hari abantu bagira akamenyero ko gukora ibyo bishakiye. Umuntu akarya shikarete, yamara kuyikanjakanja yayimazemo ubunyunyusi, yamuryoheye, amaze kuyimaramo uburyohe bwose, akayifata akayomeka ku ntebe cyangwa akayomeka ku rukuta, akayicira hasi. Ibyo bintu ngo ntabwo bikwiriye mu maso y'abasengera mu rusengero. Cyangwa se umuntu akaba yasomye agapapuro yarangiza akagaca akakajugunya hasi. Bavuga ko ibyo ngibyo ari gusiga imyanda aho wicaye, cyangwa se kudakoresha neza ibikoresho byo mu rusengero. Umuntu yaba amaze kwicara ku ntebe agasiga yivunnye, ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu biba byemewe, kuko imana zaho ngaho aba yagiye gusengera zishobora guhindukira zikamureba igitsure, kandi akaba adashobora kubicika atarebye neza, bikaba byamugwa nabi. Bituma aho hantu hatakaza isuku n'icyubahiro gikwiriye. Reka tugane ku mwanzuro. Urusengero cyangwa se ahantu h'iteraniro, mu musigiti n'ahandi hantu abantu baramiriza Imana, ntabwo ari ahantu ho gusa guteranira, ahubwo ni ahantu ho bakubaha Imana, bakagira kwiyubaha mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka, cyane cyane ko abantu basengesha imitima bakanasengesha n'imibiri. Kwitwara neza rero bifasha umuntu ubwe wagiye gusenga, wagiye muri iryo koraniro, ndetse n'abandi bahari, kugira ngo begere Imana mu ituze no mu cyubahiro. Kuko Imana irafuha
ngo Imana iteye ubwoba, ngo Imana ifite imbaraga, kandi ngo icyubahiro cyayo ngo ntabwo izagiha umwana w'umuntu. Reka nkubwire ngo niba wakunze ikiganiro gisangiza abandi, kandi niba utarakora subscribe yikore, ubutaha tuzabe turi kumwe. Iyi rero ni Braba Talk. Reka nkubwire ngo gira impagarike n'ubugingo kandi ubigire byombi kuko ni ingenzi. Ikindi uba umunyabwenge, uba umuhanga. Ikiganiro cyacu nakagaruka naho ubutaha. Ugira umunsi mwiza. Braba Talk ni ijwi rishize amanga rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije umuntu, kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kurishakira ibisubizo. Braba Talk.